Hello, mwese bakunzi bagaheza utabasuhuje, mwese bakunzi b'ama business online, abakunzi b'ama crypto, ahantu ushobora gukura amafaranga menshi kandi mu buryo bwizewe. Iyi televiziyo ya Gahezo TV intego yayo no kubagezaho ibintu byizewe kandi ikabibagirizaho ku gihe, kandi no kubasesengurira business ya nyayo ushobora kuba wakora, ishobora kuba itakuzanira ingaruka. Mwaka kanya niyo mpamvu nje kubabwira kuri business yitwa STT. Ubundi iyi business ukora tuyikora irizewe. Iyi business ni ubuhe buryo ushobora kuyikoramo ku buryo twavuga ngo iyi business yizewe ku kihe kigero? Ese ni ikihe gihamya cyerekana ko iyi business STT yizewe? N'ibyo byose bikurikira nibyo ngiye kuza gusobanurira. STT ese k'abantu benshi turi kuyijyamo ubundi yizewe kuri ubundi iyo STT mu Rwanda ubundi ifatwa nka business imeze gute? Ese mu business bagomba guca iyi business STT nayo igomba kuba irimo? Ni ibihe bikorwa business ya online berekana ko iyo business ari scam, cyangwa ni ibihe bintu iyi business ikora bikerekana ko iyi business atari scam? Ubundi kugira ngo business online bigaragare ko atari scam, iyo business igomba byibuze igihugu ikoramo kuba iyo business umutura Rwanda cyangwa umutura icyo gihugu iyo business igiye gukoreramo. Kugira ngo ujye muri iyo business ugomba gushyiramo ibirango by'igihugu, cyangwa igihe wowe ugiye kwiyandikishamo ugomba gushyiramo nk'irangamuntu, ugashyiramo nk'ifoto yawe n'amazina yawe. Niyo mpamvu business ya STT itandukanye n'andi ma business akorera mu Rwanda. STT ni nkuko wavuga ngo ni nka Binance. Binance urabizi ko iyo ugiye gufungura Binance bagusaba gukora verify. Ni kimwe na STT. Ibyo bintu bituma STT iza ku mwanya wa mbere wa business ya mbere yizewe mu Rwanda kandi itagomba gutengwa abanyarwanda. Business ya STT ifite imyaka 5 yo gukorera mu Rwanda. Batangiye na STT batangiye kurya amafaranga. Natwe kuri business ku nshuro ya mbere twabanje kugeramo ubwoba. Twaravuze ati ese iyi business ni gute ishobora kuba yatanga amafaranga? Niba ushyize mu mafaranga amadolari 75 bakakungukira amadolari 2.4 bimara umwaka wose byonyine, mu gihe cy'amezi 2 ukaba wagaruye amafaranga yawe. Ibi bintu wabyizera gute? Naho ngaho natwe twabanje kugira imbogamizi, ariko kubw'ubushakashatsi twakoze kubw'ibimenyetso STT yagiye yerekana ko iyi business atari scam, ni business yizewe 100%. Iyi business ya STT igira uburyo bugiye butandukanye ishobora kwinjizamo amafaranga. Igira uburyo aho gutangira muri iyi business ya STT bisaba amadolari 25. Okay. Ubundi gutangira ukijya muri business ya STT baguha amafaranga amadolari 50 uba wemerewe kubikuza nyuma y'amezi 6. Ayo mafaranga bayita yo kugura amayinite. Iyi business igira icyo bita robot ya mbere yitwa Oxy, ushyira amadolari 25 bakajya bakungukira buri munsi amafaranga agera kuri 900 cyangwa ashobora angana n'amafaranga 910. Bivuge ko biterwa nuko idolari riri kugenda rizamuka, kuko ubu ryamaye kujya mu 300 n'utundi dufaranga duke, ubundi nize n'ibice 7 buri munsi. Bakagera irindi robo bita Gate, ushyira amafaranga amadolari 75 bakakungukira amadolari 2.4 ya buri munsi. Iyi business yenda ni nk'izo twaba tuvuze, kuko n'ubundi abanyarwanda usanga benshi bisanga muri ibi byiciro by'amafaranga atarengeje 100,000. Ugasanga babandi barenze hejuru nibo babashije kuba bakoresha amafaranga ashobora kugera ku mafaranga 300,000. Abo ngabo baba ari bakeya, babyita guheba. Iyi business ya STT icyo nakubwira ngo wowe ufite amafaranga wikwivuna ushora mu y'amadolari 25, kuko ikibazo cy'amadolari 25 iyo ushoye mu y'amadolari 25 nicyo kintu gituma iyi business ikubwira ko atari na scam. Kuko uzitondere business bazakubwira ngo kugira ngo ube wakwemerwa kubikuza ngo shyira amandi mafaranga. Iyi business STT icyo kintu yarakirwanyije, ariko yabikoze uko nk'ubu buryo tuvuga. STT yakemuye ikibazo cyo kuvuga ngo nincoraho amafaranga
n'inshuro amafaranga undi abanyashoye rimwe ntabwo nzongera kuyashora. Ntabwo bazigera bakubwira ngo washoye amafaranga none kugira ubikuza yawe shyira ahandi mafaranga. Icyo kibazo nicyo STT yakemuye. Bivuge ngo niba ubikijeho amadolari 25 ugashyira muri VIP ya mbere cyangwa kuri robot ya mbere, bivuge ngo ayo mafaranga niyo uzashoraho paka, ntabwo wemere kugira account ebyiri. Nicyo kintu gituma STT iza muri business za mbere zizewe mu Rwanda. Ikindi kintu cya STT gituma ari business yizewe mu Rwanda, n'ubundi usanga nk'uko tubizi STT ifite ibiro, ariko kuba ifite ibiro ntago aricyo kintu cyerekana ko business yizewe cyane, kuko n'izindi zaje i Kigali za supermarket nazo zari zifite ibiro zitwara abantu amafaranga. Icyiza cya STT ni business ikora n'ibikorwa byo kuba byakura abanyarwanda mu bukene, ku buryo bigenda bikaremera abaturarwanda bari mu bukene, bakaba babaha amatungo bakabubakira ku buryo babavana mu bukene. Iyi niyo business ishobora kuba ya online, ishobora kuba yaraciye kuri RTV. Please reba kugira ngo business online ice kuri RTV, bivuge ngo wewe washoye amafaranga muri STT wigira ubwoba bw'uko amafaranga yawe azabura cyangwa azagenda nagaruke. Izere neza, shora amafaranga umenye ko iyi business yizewe 100%. Wowe utarakora iyi business ya STT ukaba wifuza no kuba watangira gukora n'iyi business ya STT, icyizere kirahari. Wewe wacikanywe, wibaza ahantu ushobora kuba wakura link ishobora cyangwa referral link ishobora kuba yakujyana kuri STT, ntugire impungenge. Link uyisanga muri description, kandi cyangwa nimero zanjye za WhatsApp ushobora kumpamagara. Ikintu udafite ushobora kuba ufite ikibazo kuri STT byose nkabigufasha. Kandi si ibyo gusa, ngiye kubereka n'uburyo ibintu byose bikorara muri STT, buri karango kose ngiye kwa gusobanurira icyo kamaze n'icyo gakora. Wewe wakandi subscribe ndagushimiye, wowe kandi dukorera share nawe ndagushimiye, uri uw'agaciro cyane. Murakoze cyane. Hasta la vista, tuzahure ubutaha.